Dore ibinyoma bitandatu amadini yigishije abantu kugira ngo abayobore anabakontorore. Uyu munsi bigiye ku karubanda. Ikinyoma cya mbere ni ukujya mu rusengero kugira ngo uhure n'Imana. Iki ni kimwe mu binyoma bikomeye cyane binamaze n'igihe kirekire ku isi, kuko Imana idafite urusengero n'uru na rumwe ifungiranyemo ngo buri ku cyumweru, buri ku isabato cyangwa buri uko ushatse kujya gusenga ugenda uyihasange. Ahubwo Imana ihorana nawe iteka ryose muri ka gahinda kawe, bya byishimo byawe. Aho niho Imana ibiri, aho uri nayo niho ibiri, kuko n'umwana wayo Yesu Kristo ubwe yarivugiye ati ubwami bw'Imana nibuzaza ku mugaragaro, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ikindi kandi nuko yavuze ko insengero z'Imana ari imibiri yanyu. Amadini yakoresheje kino kinyoma kugira ngo ukomeze kuyagandukira no gukontororwa nayo, wirengagije kwizera nyakuri. Ikinyoma cya kabiri ni uko ugomba gutura kugira ngo ubone umugisha w'Imana. Iki nacyo ni ikinyoma gikomeye, kuko Imana idashaka amafaranga, ahubwo amadini ariyo ayashaka. Agakiza kahindutse bizinesi idasanzwe, kagurishwa nk'ibicuruzwa. Imigisha y'Imana yabaye ikintu kigurwa. Ikinyoma cya gatatu ni uko Bibiliya ariko kuri konyine. Ushobora kwibaza uti se niba Bibiliya ariko kuri konyine, ni ukubera iki hariho Bibiliya nyinshi kandi zitandukanye? Kubera iki hari ibitabo byakuwemo? Ni ukubera iki hari ibindi bitabo byahinduwe n'abami bakomeye ndetse n'ibindi bikomerezwa byabayeho mu mateka y'isi? Amadini yatumye wizera ko Bibiliya ari intungane cyane, ariko mu by'ukuri harimo ikibazo, kuko yagiye ihindagurwa kugira ngo igendane n'ibyo abakomeye bifuzaga. Ikinyoma cya kane amadini yigishije ni uko gushidikanya ari icyaha. Amadini menshi yigisha ko gushidikanya ari ikigeragezo cya Satani. Mu by'ukuri gushidikanya ni intangiriro yo gutekereza kuboneye. Amadini menshi akoresha iterabwoba kugira ngo udakura mu mitekerereze, kuko amadini yasobanuye ikintu kimwe neza, ko nutangira kubitekerezaho uzahumuka, kandi nuhumuka uzabona ibinyoma byose. Ikinyoma cya gatanu amadini yigishije abantu benshi ni umuriro utazima. Amadini menshi yigishije iki kintu kugeza aho abantu benshi bumva ko iyo bakoze ibyaha bazajya mu muriro utazima, aho bazababarizwa iteka ryose. Igitekerezo cy'ukuzimu cy'umuriro utazima cyahimuye iterabwoba ridasanzwe. Tekereza ibi, niba Imana ari urukundo koko, kubera iki yakemera ko abantu bayo bashya iteka ryose? Ibi kandi bitandukanye n'ibyo Bibiliya yigisha. Bibiliya ivuga umuriro w'iteka, isobanura umuriro uzasoza ibintu byose ku buryo bw'iteka. Ni umuriro wa nyuma utazabaho ukundi. Ni umuriro uzaza ugasoza ibintu byose, ariko ntabwo uzamara iteka ryose. Ibi rero dukurikije ijambo ry'Imana byemeza ko amadini yakoze kino kinyoma kugira ngo abantu bagume mu bucakara bwayo. Ikinyoma cya gatandatu, Imana ishaka ko wiyubaha nta kuburana cyangwa kubaza ikibazo. Ibi bisa nk'aho kwizera Imana ari agahato cyangwa ariko mu buryo bw'ingufu. Niba Imana yaratanze umudendezo usesuye uko umuntu agomba kwihitiramo ikimunyuze, amadini ni ukubera icyo abibona nk'ikibazo. Amadini yigisha ko kwizera ari ubuhumyi. Yigisha ko kwizera bisaba gufunga amaso ukigira impumyi. Impamvu amadini abikora ni uko amadini yasobanukiwe neza ko nutangira kurebesha amaso yawe uyarebeshereza icyo Imana yayaguhereye, uzabona ibirenze ibyo bashaka kubona. Niba nawe witeguye rero gushyira hanze ibi binyoma cyangwa ufite ukundi ubitekereza, duhurire muri komenti. Kandi ntiwibagirwe gukwirakwiza ubu butumwa bwiza. Imana iragukunda.